Rero nge tugiye kubana mu cyigisho cya kabiri, nitwa Mboneza Thomas. Tugiye kwigana ijambo ritubwira ngo kubaka no gusana imibaniro. Kubaka no gusana imibanire. Reka dusenge hanyuma twigane iyo ngingo. Ugize neza nyaguhora ku ngoma, kuko uduhaye amahirwe n'uburyo bwo kwiga ijambo ryawe, uhabwa icyubahiro. Abafite inzara n'inyota bageze kuri iyi mirongo itandukanye, uduhaze, utugaburire ibikwiriye, buri makene ya buri mutima agerweho, imbaraga y'umwuka wera ukabakabe, twese niduhindurirwa gusa nawe duhimbaze neza yawe. Tubonye ko ibigeragezo bitazabura kubaho, ndakwinginze kugira ngo uduhe imitima yihangana, uturinde kunamuka, maze nidusoza urugendo neza tuzahimbaze neza yawe. Komeza utubane, uturindire umutekano waba w'ibyuma n'imitima yacu, mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kureba rero uko abantu bashobora kubaka ndetse n'uburyo bashobora gusana imibanire. Hari igihe ushobora kuba ubana n'abantu, ariko bikaba bikeneye yuko uwo mubano uwubaka kugira ngo ukomere, ndetse hari n'igihe abo mubana mushobora kuba mwarasenye imibanire, ukaba usabwa kongera gusana kugira ngo mubashe kubana neza. Impamvu ni uko byanga byakunda, ntawuba ku isi wenyine, ntibishoboka, anagira uwo yakwitabaza. Uwashaka kubaka inzu ntiyayishobora wenyine, uwaba afite inka nyinshi hari igihe ataziragira wenyine, uwaba afite isambu nini hari igihe atayihinga wenyine, yewe n'uwaba yanga abandi ariko ntiyapfa gutura wenyine, kuko atuye wenyine n'inyamaswa zahamusanga zikamurya, ibihuru byaba byinshi bikahamusanga, yewe abantu benshi bajya bagira icyubahiro kuko bagihawe n'abandi. Niyo mpamvu byanga byakunda, wabyemera utabyemera, unakeneye kubana n'abandi. Rero iyo utubatse iyo mibanire, ubana nabo nabi, ukabana nabo unaniwe, ukabana nabo urushye, ukabana nabo ugoranye. Niyo mpamvu dukeneye kubaka iyo mibanire. Mu gitabo cya Yakobo, ni igice cyaho cya 3, umurongo waho ni uwa 18, harimo iri jambo rivuga ngo, kandi imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Iyo umuntu ashaka amahoro, ajya abanza akayaha abandi, barangiza nawe bakamuha amahoro. Ngo noneho baravuze ngo imbuto zo gukiranuka zijya zibibwa mu mahoro n'abashaka amahoro. Bantu b'Imana mudukurikiye, ntago ikintu cyitwa imibanire muri iyi minsi y'imperuka ari ikintu cyoroheje. Impamvu iyo dusomye muri Matayo 24 umurongo wa 12 haranditse ngo, kuko urukundo ruzakonja ubugome bugwire. Ni ikibazo rero. Nawe tekereza ngo ubugome buragwiriye, noneho bikonjesheje urukundo, kugeza igihe n'abari bakunze abandi bashobora kubanga kuko babagomeye, babagiriye nabi, babahemukiye. Nuko mu gitabo cya rwa kabiri rwa Timoteyo 3 umurongo wa 1 ho haranditse ngo, bazaba badakunda n'ababo. Ni ikibazo. Ibyo bibyaye ibibazo bikomeye muri iyi minsi y'imperuka, aho amakimbirane, ibibazo, imivurungano, imanza, kutishimirana, inzangano, kunegurana, n'ibindi bibi, ndetse no kugambanirana no kwicana biri no mu bavandimwe. Ubu biri mu bavandimwe. Abashakanye baricana, abashakanye baratandukana, abashakanye barahigana, abashakanye baraburana, abashakanye barabeshyerana, kandi barashakanye bakundanye, barabyaranye, basangiye imitungo, bagasangira n'abana, ariko bakarenga bakabana nabi kubera kutamenya kubaka imibanire. Abavandimwe nuko abonse ibere rimwe, umwe aho anyuze undi ahacisha umuriro, bakaba badashobora kubana, bakaba badashobora kungurana, uwahembutse ntahembura undi, uwumvishije undi ari kure ntamutashye, kubera inzangano, kubera ibibazo biri hagati mu miryango. Yewe abaturanyi, hari abashobora kuba berekeranya amazu ariko badasuhuzanya, cyangwa se baba banasuhuzanya bikaba ari ukurenzaho.
izo zose ni ingaruka zo kudashobora kubaka imibanire hagati y'abantu n'abandi. Ariko Bibiliya itubwira aya magambo mu gitabo cy'Abaroma igice cyaho cya 12 kuri uyu murongo wa 18 haranditse ngo niba bishoboka murwanye uruhande mubana amahoro n'abantu bose. Mu rwawe ruhande wowe gerageza, byashoboka yuko uwo mugiye kubana yaba adashaka, ariko ngo wowe uruhande rwawe rurangize. Burya uruhande rwawe warutunganya agasigarana urwe, ibyo bikaba bimureba, akaba ari we wishyize amakara yaka ku mutwe, ariko wowe uruhande rwawe warutunganije. Rero baravuze ngo niba bishoboka murwanye uruhande mwebwe mubana amahoro n'abantu bose. Ntabwo rero batoranije, ni abakire n'abakene. Bivuze ngo uramutse uri umukire uturanye n'abakene ushobora kubana nabo, uramutse uri umukene uturanye n'abakire wabana nabo, dore ko ku isi abantu bagiye bagenda bapfa n'ubusa. Abakire hari igihe bambura abakene bakabakoresha imirimo ntibabishyure, abakene nabo bakabyangira abakire kubera ko babambuye, cyangwa se babakene babaha imirimo ntibayitunganye neza, abakene nabo bakabibangira, abakire bakabyangira babakene. Satani yashatse intwaro nyinshi kandi zikomeye zishobora gutuma ku isi abantu batabana neza, imibanire ivurungana. Ibyo Satani yarabishatse. Ariko Pawulo yandikiye Abefeso ababwira icyanoza imibanire yabo. Mu gitabo cy'Abefeso ni igice cya 4 turasoma ku murongo wa 3 haranditse ngo mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Ubumwe bujya buhambirirwa, ubumwe burasigasirwa, burabungwabungwa, ngo ariko ngo ikijya kibuhambira ni umurunga w'amahoro. Yabindi batubwiye ngo imbuto z'amahoro zibibwa n'abakiranutsi, ngo ariko ngo kugira ngo bazibibe nuko bahesha abandi amahoro. Mugire umwete wo kubana n'abantu amahoro kandi bose. None Pawulo yandikiye Abefeso aravuze ngo ubumwe bw'umwuka, ubumwe bw'abavandimwe, ubumwe bw'abaturanyi, ubumwe bw'abashakanye, ubumwe bw'abakorana, ngo ni umurunga w'amahoro, niwe ujya ushobora kubihambira abantu bakaba umwe. Wakwibaza utese ahari ni ibiki naba nsabwa kugira ngo mbashe kubaka imibanire? Kuko turareba uko bubaka imibanire, turebe nuko basa n'imibanire. Ubwo ni ibintu bibiri, ni ukugira ngo bane neza nabo mutaragira icyo mupfa, no kongera gushaka kubana neza nabo mwagize icyo mupfa. Ya mibanire yasenyutse ikongera igasanwa bigakunda. Rero iyo ushaka kugira ngo wubake imibanire myiza, ntabwo ari ikintu cyoroshye, nta nubwo ari ikintu ukora rimwe. Nk'uko kubaka kose kurushya, gusenya kukoroha, niko n'umuntu mwabana igihe kirekire ijambo rimwe rikabasenya. Nyamara kugira ngo mugire imibanire myiza byaragusabye igihe kirekire. Rero ibisabwa kugira ngo twubake imibanire ni ibintu bigera ku 10. Ngewe nagenzuye, hari igihe nawe wenda ugenzuye wabona ibindi, uko wagenda usoma mu bitabo bitandukanye bivuga ku ijambo ry'Imana, hari igihe wabona ibindi. Icyambere kugira ngo bane n'abandi neza ni ukuba umunyakuri mu mibereho yawe, ukaba umunyakuri. Icya kabiri ugaca bugufi, ntiwikakaze, ntiwishyire hejuru, ntiwiremereze, ahubwo ukemera guca bugufi kugira ngo ubane na bose. Icya gatatu ni ukubahana, ukubaha abandi, ukubaha bose, ukubaha abato n'abakuru. Uko kubahana bijya bituma ubana neza n'abandi. Icya kane ni ukugerageza guhura, gusabana. Mbese ntiwigire nyamwigendaho, ntiwumve uzaba wenyine, ahubwo ukajya ufata igihe ugatemberera abandi, ukabasura, ukabaganiriza, ukabakomeza. Uko guhura n'abandi, uko kubaganiriza, niba ari abo musengana mugasenga, niba ari abo mukorana mukaganira, mbese uko guhura kenshi bijya binoza imibanire. Icya gatanu ni ukugira ibanga. Iyo umuntu agira ibanga ajya abana n'abantu bose. Iyo umuntu amena ibanga nta n'umwe babana, baramwishisha.
icya karindwi ni ukwita ku bandi cyangwa se kwitangira abandi, mbese kwemera kubafasha, kwemera kubavunikira, kwemera kubaha ibitekerezo byawe, kwemera kubagira inama, kwemera kubaburira. Ibyo kwemera kwitangira abandi biri mu bintu byubaka imibanire. Icya karindwi ni ukwirinda gukurikirana utuntu twose. Hari igihe umuntu ajya akurikirana utuntu twose, no mu muryango bibaho. Umuntu ati nasize igitabo cyanjye aha none nsanze mwakegejeyo. Icyo kikaba ikibazo kinini cyane, yewe gishobora guteranya umugabo n'umugore, bikazana abantu bo guca urwo rubanza igitabo bakegejeyo. Ugasanga niba hari akantu kangiritse gato, ubwo kikaba ikibazo, akamenetse kikaba ikibazo, niba babikoze babishaka baba batabishaka bikaba ikibazo. Uko guhora umuntu utuntu twose atugenzura dukurikira, ajya ageraho akarambira abandi, nuko bagatangira bamutinya, bagatangira bagerageza gutunganya, bagatangira bagerageza kugira ngo barebe ko babishyira kuri gahunda ngo amahoro aze. Babona akomeza gukurikirana utuntu twose, bagiraho bakabireka byose, hasigaye bikazamba. Noneho icya munane ni ukwiyumvisha icyaha. Iyo umuntu akunda kwiyumvisha icyaha, iyo bamwereka icyaha akacyumva vuba, ntajya impaka, ntahakane, ajya abana neza n'abandi. Icya cyenda ni ukugira urugwiro. Naho icya cumi ni ukwiyubaha. Ibi ni ibintu 10 bishobora gutuma ubana neza n'abandi, ukaba muri sosiyete utayiremereye kandi nayo itakuremereye, ukabana n'abandi amahoro kandi bikagenda neza. Ndagira ngo izi ngingo tuzinyuremo muri make kugira ngo twumve neza uburyo dushobora kubaka imibanire kandi ikaba ikomeye. Icya mbere twabonye ko ari ukuba umunyakuri. Muri cya gitabo cy'Abefeso, mu gitabo cy'Abefeso ni igice cyaho cya 4 ku murongo wa 15 harimo aya magambo. Abefeso 4:15, ngira ngo dusome maze twumve. Haranditse ngo ahubwo tuvuga ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we, muri byose uwo ni we mutwe ari we Kirisitu. Ahubwo tuvuga ukuri turi no mu rukundo. Hari igihe umuntu ashobora no kuvuga ukuri ariko akakuvuga atari mu rukundo. Akaba ashobora kuvuga ukuri ariko kurakeba, kurakomeretsa, kurica, kandi nabwo akaba avuze ukuri. Ngo tugomba twebwe kuvuga ukuri turi mu rukundo. Mbese umuntu ashobora kukubwira, kandi akaba akubwiye ukuri, noneho nawe kwa kuri kukaguhutaza. Ariko hariho n'undi ushobora kukubwira ukuri ariko kwa kuri kukaba guherekejwe n'urukundo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuze ngo tuvuge ukuri, ngo ariko tukuvuge no mu rukundo. Mbese kwe kuba ari ukuri gusa gukayutse, ukuri gusa naho kudafite ibyiza, ahubwo kuba ari ukuri kuri mu rukundo. Nanone muri cya gitabo cy'Abefeso 4:25 hati nuko mwiyambura ibinyoma, umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Ntacyo wakora ngo mugenzi wawe abure kuba urugingo rwawe, ntibishoboka. Byanga byakunda, nta muntu washobora kwitekera ngo yimesere, ngo yiyubakire, ngo yihahire, ngo yihe n'ibitekerezo, yigire n'inama, ngo narangiza nacuruze, yibere n'umukiriya. Ntago byashoboka. Ahubwo umucuruzi akeneye umukiriya, utwaye imodoka akeneye abagenzi, uwababaye akeneye abamuhumuriza, uhinga akeneye abazabigura, yewe uri kubaka akeneye abayede n'abafundi, abayede bakeneye uwo bubakira. Ntacyo wakora ngo ureke kuba urugingo rwa mugenzi wawe. Kubw'ibyo ijambo ry'Imana riravuze ngo tuvugane ukuri, ngo kuko byanga byakunda buri wese ari urugingo rwa mugenzi we. Mu gitabo n'ubundi cy'Imigani 28 umurongo wa 23 bongeye kubitubwira. Imigani 28 uyu murongo wa 23 baravuga ngo ucyaha umuntu hanyuma azashimwa,
kuruta ufite ururimi rushyeshya. Umuntu ufite ururimi rushyeshya, umuntu ureba akasanga hari utuntu twiza agiye kugukuraho, maze yarangiza akakubwira neza, akakwita umuvandimwe, maze yarangiza kugukuraho twa tuntu ukaba umwanzi. Uwo ngo afite ururimi rushyeshya, ururimi rusa naho rukurura abandi kugira ngo rubariganye, rubabeshye, rubakureho utwabo. Ngo urwo rurimi ngo aba ari rubi. Rero abantu b'Imana, dukeneye kuba abanyakuri mu mibereho yacu, dukeneye kuba abanyakuri kugira ngo tubane neza n'abandi. Mu gitabo cy'intekerezo imico n'ubumuntu ku ipaji ya 450 haranditse ngo 450 intekerezo imico n'ubumuntu, haranditse ngo yabaye harabayeho kuvugisha ukuri kwinshi, yabaye harabayeho kuvugisha ukuri kwinshi, kwiyoberanya kukaba guke, yaba kwiringirana mu bavandimwe byatizwaga umurindi, yaba kwikunda kwabaga guke, ahubwo umwuka wa Kristo ukaba mwinshi, yaba mwagiraga kwizera kuzima mu Mana, igicu Satani atwikiriye intekerezo z'abantu cyayoyoka. Baravuze ngo yaba harabayeho kuvugisha ukuri kwinshi muri byose, abantu bakaba abanyakuri, hakabaho kwiyoberanya kukabura, ngo yaba harabayeho kwiringirana mu bavandimwe, ngo maze bigatizwa umurindi, ngo kwikunda kukaba guke, ngo umwuka wa Kristo ukaba mwinshi muri twe, ngo yabaye twaragize kwizera kuzima mu Mana, ngo igicucu Satani atwikirije imitima, ngo icyo cyose cyakweyutseho kikavaho. Ariko kubeshya byatumye abantu bareka Imana. Tumuntu kugira ngo asenge narangiza nambeshye dusengana kikaba ikibazo, undi ati kugira ngo ambeshye kandi ari umuvandimwe kikaba ikibazo. Kandi koko aba bantu baba bafite ishingiro ku ruhande rumwe, kuko mu gitabo cya Zaburi, Zaburi ngira ngo ni 55, ndagira ngo mpasome aya magambo. Zaburi 55 ni umurongo wa 10, reka ndeba ayo magambo. Murongo wa 13, si umwanzi wantutse mba narabashije kwihangana, cyangwa wanyangaga se wanyirase hejuru mba naramwihishe, ahubwo ni wowe, uwo duhwanye, uwo twagendanaga, inshuti yanjye magara. Ngiki kibazo kiriho. Niyo mpamvu ubu ngubu imibanire mibiri gukomeretsa imitima y'abantu. Wowe wari wiringiye ni uguhemukira, ukamuguriza amafaranga ntayakugarurire kandi wari umwiringiye. Uwo wumvishijeho inama nziza zikunyuza umutima ni ujya ugera akaguhemukira, akakubeshya, akakuriganya. Umugore washatse ukamukwa, mukabana mukabyarana, uyuhishura yuko ajya kwiba, kikaba ari ikibazo kikumenya umutima. Mbese intwaro zo kumena abantu umutima mu mibanire ziri hafi yabo, ku buryo kuzigobotora. Uyu waravuze ngo ntabwo ari umwanzi wantutse, yaba ari we mba narabashije kwihangana, ngo ahubwo ikibazo ni wowe nari niringiye, wowe tuva indimwe. Aho niho hari ibikomere byinshi bya benshi. Rero bantu b'Imana, dukeneye kuvugisha ukuri mu byo dukora, dukeneye kubwirana ukuri muri byinshi, mu mishinga, muri gahunda, ndetse no mu bindi byose tukaba abanyakuri. Mu bitabo bitandukanye hagenda hatubwira yuko abantu bagomba kuba abanyakuri. Ntabwo iyi ngingo nyitindaho, ariko namwe mwumvishije yuko kubeshyanya, kutavugisha ukuri bisenya imiryango, bisenya ubuvandimwe n'ibindi bitandukanye. Aho umugabo ashobora kujya kugurisha itungo, ayo yarigurishije ntayavuge yose, umugore yagurisha imyaka, ayo yagurishije ntayavuge yose. Mbese ibyo kubeshya ni byinshi. Abana bajya ku ishuri bakaza babeshya ibyo batabatumye, bati badutumye nibi kugira ngo bajyane amafaranga yo gupfusha ubusa, cyangwa se yo kugura ibyo bashaka bishobora kunezeza imitima yabo, cyangwa ibyo babonanye abandi. Ibyo byose bigomba gucika mu mitima y'abantu.
niba bashaka kubana neza kandi bakumva yuko bategereje kugaruka kwa Yesu. Icya kabiri mu cyatwubakira ubuvandimwe maze imibanire ikaba myiza ni uguca bugufi. Guca bugufi ni ingenzi. Impamvu ni uko kwikakaza, kwishyira hejuru, kwiyemera, yewe kudakurwa kwizima ntacyo bimara, ahubwo bisenya imibanire, bigasenya ba nyirabyo, nubwo ababifite bajya bibwira yuko hari icyo bibamarira. Icyo dukeneye ni uguca bugufi. Mu gitabo cy'urwambere rwa Petero ni igice cyaho cya 5, uyu murongo waho wa 5, urwambere rwa Petero ni igice cyaho cya 5, nubundi ndasoma umurongo waho wa 5 n'uwa 6 haranditse ngo, namwe basore mugandukira abakuru, mwese mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane, kuko Imana irwanya bibone, naho abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Ngo iyo abantu ari abantu beza bicisha bugufi bashyikirwa, mbese niba ufite amafaranga urwaye ntiyakugeza kwa muganga, yewe ushonje hari aho wasonzera kandi uyafite, nubwo bamwe bavuga ngo ni ibiryo bihiye, ariko hari aho wagera ugasanga wenda ntibayazi. Hari igihe waba ufite amafaranga y'igihugu cyawe ariko ukayambukana ibihugu bitatu ukagera hirya aho batayazi batanayavunja, akaba ntacyo kikumariye, ariko abaho bakagira icyo bakumarira. Rero kwicisha bugufi ni ingenzi, kwishyira hejuru ntacyo byamara. Wakwibaza utese hari kugira ngo umuntu yicishe bugufi yaba akoze iki? Icya mbere ni ukwemera ko nawe uri umunyantege nke. Hari ibintu bitatu twese bijya biducisha bugufi. Umuntu wese iyo yarwaye acika intege, imbaraga zirashira. Umuntu wese yashonje acika intege, imbaraga zigashira. Umuntu wese yashaje nawe acika intege. Twese ibyo biducisha bugufi. Ubimenye rero, ukamenya ko n'urwara uzakenera abagusindagiza, waca bugufi. Umenye neza yuko nusaza aho wigerera uzatuma nubwo waba ufite byinshi, uca bugufi. Umenye ko ushonje, hari igihe ushobora gusonza ukaba ufite ibiro 80 ukananirwa kugenda, wabona ugufasha w'ibiro 50 akananirwa kuguheka, yakuzanira ikijumba ukagenda kimwe, ugahaguruka ukagenda akaba aricyo kiguheka. Rero hari aho Imana yagiye ituringaniza. Ntekereza ko twese twagakwiye kwemera guca bugufi, buri wese akemera ko ari umunyantege nke. Nta ushoboye byose, nta utunze byose, buri wese agiye afite aho afite intege nke. Icya kabiri ni ukwihanganira intege nke z'abandi. Iyo umaze kumenya ko uri umunyantege nke, ukamenya ko nawe hari ibyo udashoboye, hari ibyo utatunganya, wihanganira n'intege nke z'abandi. Icyo ni icya kabiri. Icya mbere ni ukwemera intege nke zawe, icya kabiri ni ukwihanganira intege nke z'abandi, icya gatatu ni ukwemera gukosorwa no gucyahwa. Iyo umuntu yemera gukosorwa akemera gucyahwa, burya ngo uwo nguwo abaca bugufi. Ngo icya kane ni ugushyira abandi imbere, nabo ukajya ubona ko ari abanyagaciro, nabo ukumva wabashyira imbere, nabo bahabwa icyubahiro, nabo bahabwa ijambo. Ibyo bijya bifasha abantu kuba bashobora kuba babana n'abandi neza. Iyo wemera ko uri umunyantege nke ntago wishyira hejuru. Iyo wemera ko uri umunyantege nke wemera ko n'abandi bagira intege nke, kubera ko nawe wishyira mu mwanya wabo. Iyo wemera gukosorwa no gucyahwa kandi ugashyira abandi imbere, icyo gihe uri umuntu uca bugufi. Reka tujye ku ngingo ya 3. Turi kureba uko wakubaka imibanire myiza. Icya mbere ni ukuba umunyakuri, icya kabiri ni uguca bugufi, icya gatatu ni ukubahana. Kubahana bivuze ngo uzajye wubaha abandi nabo bakubahe, uzajye wubaha abato n'abakuru. Mu gitabo cy'Abaroma ni igice cyaho cya 15, ngiye gusoma umurongo wa 2 ndetse n'uwa 3. Haranditse hagira hatya ati, umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi, amukomeze, kuko Kristo nawe atinejeje nk'uko byanditswe ngo ibitutsi bagututse byangezeho.
ijambo ry'Imana riravuze ngo buri wese ajya ashaka uko yanezeza mugenzi we. Burya bamwubashye, ushaka uko wanezeza umugore wawe, umugore wawe ashaka uko yanezeza umugabo we, abana bashaka uko banezeza ababyeyi, ababyeyi bashaka uko banezeza abana, ushaka uko umuturanyi wawe yanezerwa. Ujye ukora uko ushoboye kugira ngo uwo mubana, uwo mukorana anezerwe, anyurwe nuko mubanye neza. Uko kubahana, ukabubaha bakakubaha, ukabaha agaciro bakakaguha, bijya byubaka imibanire, noneho yarangiza igakomera. Iyo kugira ngo abantu babashe kubahana, bijya bisaba ibintu bigera kuri 4. Icya mbere ni ukwitondera ibyo mudahuje. Ngewe hari ibyo mfite Imana yampaye yandemanye bidahuye n'ibyundi. Iyo bihuye rero, iyo umuntu atazi kubaha umugenzi we, yatazi kubana n'undi, ajya ashaka ngo buri wese abe fotokopiye. Mbese ubwo ibyo nkunda bari byo ukunda, ibitekerezo byawe bihure n'ibyanjye. Nuko rero iyo umuntu yubahana n'abandi, yitondera ibyo badahuje. Hari n'igihe abantu bajya baba bari ahantu, umuntu akaba ashobora bari kuganira, ese bari mu nama bafite icyo bari kwigaho, umuntu ati nanjye mfite igitekerezo, yatanga igitekerezo ukumva bose bamusekeye rimwe. Ni ikigaragaza burya yuko mu mitima yabo batari baha bagenzi babo agaciro ku byo badahuje. Ntabwo ari ihame, ntabwo ari itegeko yuko nge nawe twumvira ibintu kimwe, yuko tubigenderamo kimwe, yuko dukunda kimwe, yuko tumera kimwe. Ntabwo byashoboka. Rero ugomba kumenya yuko abo mudahuje, iyo mubana ari amahirwe ubugize, kubera ko ibyo udakunda kureba bo bazabikurebera. Icya kabiri ni ukwakirana amarangamutima y'abandi. Hari igihe mugenzi wawe yagize ibibazo arira, ujye umureka arire, we kujya umuhutaza ngo nuko arijijwe n'ingorane ahuye nazo. Wenda wowe mu mibereho yawe uzi gushinyiriza, uzi kwihangana, ariko we yahuye n'ibibazo we arabigaragaza. Jya umureka bigaragaze kuko niko ateye. Icya gatatu ni ukwita ku bandi. Aha ni ukubahana. Abo wubaha ubitaho nabo bakakwitaho. Uwo wubaha, niba umugabo n'umugore bubahana, umugabo amenya amakene y'umugore, n'umugore akamenya amakene y'umugabo. Ubwo umugore yamenya ko umugabo agomba kugenda ariye, akamenya inzara ye, akamenya imyambaro ye, akamenya kumutunganiriza. Umugabo nawe akamenya ko umugore atagomba kwambara ubusa, agomba kugurirwa umwenda, agomba gukenurwa, agomba gufashwa, agomba kunganirwa mu bitekerezo. Mbese aho ngo burya baba bubahana, kandi buri wese aba yita kuri mugenzi we. Icya kane ni ukwirinda kwirebaho no kwigirira impuhwe cyane. Iyo umuntu ashaka kubahana n'abandi, yirinda guhora yirebaho ngo ibyanjye njyenyine, ngo ahubwo ngo akajya agirira impuhwe n'abandi. Ibi byadufasha kugera kuri byinshi. Ndagira ngo nsomeho amagambo make kuri iyi ngingo mu gitabo cya Tito. Ni urwandiko Pawulo yandikiye Tito mu gice cyaho cya 3. Hanyuma dukomeze twiga kuri iri jambo ryo kubaka no gusana imibanire. Haranditse Tito 3:2 baranditse ngo batagira uwo basebya, batarwana, ahubwo bagira neza, berekana ubugwaneza bwose ku bantu bose, ngo berekana ubugwaneza bwose kandi ku bantu bose. Aba bantu ni beza, barafatanya. Muri cya gitabo twasomyemo cy'intekereza imico n'ubumuntu, ku ipaje ya 438 naho reka twasomira ijambo 438. Haranditse havuga hatya hati: Imana ntishaka ko imiterere yacu twihariye ikurwaho. Imana ntagishaka yuko urimbura imiterere y'abandi. Si umugambi wayo ko abantu babiri bahuza neza ibyo bakunda n'inyifato. Ntabwo byaba ari umugambi w'Imana. Buri muntu wese afite imico yihariye kandi ntikwiriye gukurwaho, ahubwo igomba gutozwa, igatunganywa,
ikabonezwa kugira ngo ise n'iya Kristo. Buri wese afite ngo imico ye yihariye. Iyo rero wuba umwubaha ntabwo uyirimbura, ntabwo uyikuraho. Yaba umugabo cyangwa umugore ntawe ugomba gushaka gutwaza igitugu mugenzi we. Yaba ari umugabo, yaba ari umugore, yaba ari umuvandimwe, baba ari ababyeyi bategeka abana, ngo ntago bagomba kubatwaza igitugu. Ntukagerageze guhatira mugenzi wawe gukurikiza ibyifuzo byawe. Nubigenza utyo ntimuzashobora kurinda urukundo rwanyu. Ngo nuramuka uhatiye umuntu kugenda nk'uko ugenda, agakunda nk'ibyo ukunda, agakora nk'uko ukora, ngo urukundo ntabwo ruzaramba, ruzasenyuka. Kubw'ibyo baravuze ngo ahubwo bumugwaneza, wihangane, utungane, ushyire mu gaciro kandi ugire urugwiro. Mufashijwe n'ubuntu bw'Imana mushobora kunezezanya mukurikije amasezerano mwagiranye ku munsi wo gushyingirwa kwanyu. Rero abantu b'Imana, iyo abantu bubahana babana neza, ariko iyo haje amasuzugurane abwo muba musenye, imibanire yanyu ibisenyutse. Icya kane ni igihe abantu bazirikanana, bagahura, bakaganira, bagafatanya, bagafashanya, bagahana inama, bagahana ibitekerezo, bakunganirana. Ibyo biri mu bintu bijya byubaka imibanire, kuko iyo abantu bahura kenshi bajya bageraho buri wese akiyumvamo mugenzi we, ingorane afite akumva yazimubwira, ibibazo afite akumva yabimubwira, undi nawe akaba yamwunganira, akaba yamugira inama, akamukomeza. Birakenewe mu bantu bose. Ibyo nibyo byakozwe mu gihe cy'intumwa. Muzabisoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 46 na 47, ngo babaga bari hamwe bahuje umutima, bahuje n'inama, ngo bakajya mu ngo zabo, ngo bakamanyagura imitsima bagasangira, ngo bituma abantu benshi bongererwa umwami Yesu, kubera uko gusabana kwabo, kubera uko gufashanya kwabo. Iyo abantu ibi babyitayeho bagira imibanire myiza. Icya gatanu ni ukugira ibanga. Mu mibereho yawe ujye ubaho ugira ibanga. Ibyo ubonye byose si ngombwa kubivuga, nubwo waba wabibonye wabihagazeho. Ibyo wumvise byose si ngombwa kubivuga, uretse guhimba. Guhimba ni icyaha, ariko nanone ibyo umuntu yabonye byose ntago agomba kubivuga. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 18 umurongo wa 8 haranditse ngo amagambo y'inzimuzi ngo aryohera uturyo, ngo aryohera amatwi, ngo bikaba nk'uturyo umuntu asamuye mu gitondo, ngo kandi bene uwo ngo ni umuvandimwe w'umurimbuzi. Mbese umuntu ibyo yumvise yihutira kubibwira undi, ibyo yabonye yihutira kubivuga, ngo amaherezo ngo ahinduka umuvandimwe wa Satani, kubera ko abo guteranya abandi. Nicyo Satani amaze, ni ugusenya abantu, ni ukubateranya, ni ukubatera uburwayi, ni ukuzana amakimbirane, ni ukugira ngo bicane, ni icyo amaze. Ngo iyo rero nawe ubiba amakimbirane, nawe ukaba umunyamazimwe, nawe ukaba mbese iyo bakubonye bagomba guceceka, ngo icyo bijya bikubyarira ngo nuko nawe ngo ubure umuvandimwe wa Satani. Muri cya gitabo cy'intekerezo imico n'ubumuntu, ni umuzingo wa 2 kuri iyi paje ya 447, reka dusome mw'iri jambo maze twumve uko hatubwira. Haranditse ngo ijambo ryose muvuze, igikorwa cyose mukoze kigira ingaruka nziza cyangwa imbi kubo muhura nabo bose. Baravuze ngo ijambo ryose umuntu avuze, igikorwa cyose umuntu akoze gishobora kugira ingaruka nziza cyangwa mbi kubo muhura bose. Mbega ukuntu ari iby'ingenzi ko Kristo atura mu mitima yanyu binyuriye mu kwizera, kugira ngo amagambo yanyu aba amagambo y'ubugingo, n'imirimo yanyu iba imirimo y'urukundo. Ngo amagambo yacu, ibikorwa byacu, ngo byagakwiye kuba iby'urukundo. Ngo ariko hari igihe abantu benshi
iyo batabyitayeho ngo ibi bijya bibabyarira ingorane, maze abari guhesha abandi umugisha ahubwo bakazana umuvumo mu rwego nk'urwo. Reka dukomeze twegera imbere, kuko turi kwigana ijambo ritubwira ngo kubaka no gusana imibanire. Turi kureba ingingo zo gusana imibanire. Twabonye ko ari ingingo zigera ku 10 zo kubaka imibanire. Ni ukuba umunyakuri, ni uguca bugufi, ni ukubahana, ni ugusabana, ni ukugira ibanga, ni ukwitangira abandi, ni ukwirinda gukurikirana utuntu twose, ni ukwiyumvisha icyaha cyawe, ni ukugira urugwiro no kwiyubaha. Ibyo nibyo bituma umuntu ashobora kubana n'abandi. Rero umuntu agomba no kwitangira abandi, ugafasha abandi, ukemera kubaha ibitekerezo byawe. Wabona yakennye, yahengamye, ukumva wamufasha, nawe ukamugira inama yuko yazamuka akabivamo. Byanga byakunda ntabwo yabura kugukunda, ntabwo yabura kubana nawe, umugira inama, umufasha, uri ingirakamaro kuri we. Icya 7 ni ukwirinda gukurikirana utuntu twose. Hari igihe abantu bajya bakurikirana utuntu twose, n'igiceri cy'100, n'icya 20, n'akantu gato, n'urwembe rwabuze rukaba rwasenya urugo, n'urushinge babuze iyo babitse rukaba rwabasenyera urugo. Uwo muntu ukurikirana utuntu twose, abantu ntago bamwishimira, ntago bamukunda, kandi ngo aba ari kwangiriza imibanire ye n'abandi. Muri iki gitabo cy'intekerezo imico n'ubumuntu, ku ipaji ya 450 haranditse ngo igihe hari umushinga ugiye gukorana n'abatizera, ntukisuzuguze mu tuntu duto. Niba ukurikirana n'udufaranga duke bakugomba, ku iherezo uzahomba menshi, kuko abo bantu bazavuga bati uriya muntu agira ubutiriganya. Niba hari icyo mugiye gukorana, uzabe maso, kuko nabishobora azakurimanganya. Ngo kubera wakurikiranye agaceri k'100, ngo cya giceri cyanjye ntago mwakimpaye. Ariko niba mukorana imishinga, ukemera guhara udufaranga duke wari ufitiye uburenganzira kugira ngo wunguke umuntu, niwe mugambi. Ntago twadufaranga utujugunya. Mbese n'udufaranga dukeya ntabwo ari uko tudafite agaciro, ahubwo duhaze kugira ngo wa muntu mukorana umwunguke, mukomeze mubane, mukomeze musabane. Rero baravuze ngo uyu muntu nawe azakugirira ubuntu. Gukunda utuntu bibyara kuba ingumya, ubugugu bugahamagara ubundi bugugu. Abemera gutwarwa n'imico mibi nk'iyi ntibasobanukirwa urugero bisuzuguzaho mu maso y'abandi, by'umwihariko kubo tudasangiye itorero, maze bigatsemba agaciro k'umurimo w'ukuri. Rero abantu b'Imana, ntabwo abantu b'Imana, abantu bashaka kubana n'abandi, ngo bagomba gukurikirana utuntu twose n'utuntu duto cyane. Icya 8 ni ukwiyumvisha icyaha. Umuntu utiyumvisha icyaha aba ari umuntu ugoranye, kuko n'Imana yarabivuze muri Yeremiya 3:13 ngo icyo nshaka ni kimwe, ni ukwemera ibyaha byawe. Nimusoma amateka ya Dawidi, icyo yashimiwe ni uko yashoboye kwiyumvisha icyaha igihe yarakibwiwe. Muzabisoma mu rwa 2 rwa Samweli 12:13. Ndetse mu gitabo cya Yeremiya 31:19 ho haranditse ngo naramwaye nikubita ku matako, ngo kuko nari maze kwiyumvisha no kumenya umugayo w'ubusore bwanjye. Amaze kumva ibyaha bye, akareba uko areshya, akareba uko ateye, akareba n'ibyo agakwiye gukora, ngo yaramwaye nawe arigaya. Uyu muntu rero aba yiyumvisha icyaha. Iyo umuntu yiyumvisha icyaha, ibyo bijya bimufasha kubana n'abandi, kuko iyo bajya kumwereka icyaha ntibibagora, yihana vuba, abyemera vuba. Kandi mu bantu ba mbere bagora ni umuntu wakana icyaha yagikoze, kuko abyutsa n'uburakari bw'abandi. Icya 9 ni ukugira urugwiro. Iyo umuntu agira urugwiro, iyo yishimira abandi,
iyo yemera kubaha ikaze, iyo yumva yabaganiriza, iyo yumva nawe yabaha kutwe, burya aba ari umunyarugwiro, uwo baramukunda kandi bumva bamugenderera, bumva nawe yagera iwabo kubera ko, cyangwa se bakumva nawe bamutumira iwabo kubera ko nawe yabakiriye neza. Niyo mpamvu mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose hatubwira ko kubura urugwiro ari ukwihakana Kirisitu. Muri iki gitabo cy'intekerezo imico n'ubumuntu cyo kuri iyi paji ya 447 hakatubwira aya magambo kuri iyi ngingo. Baravuze ngo iyaba abo bantu bashoboraga gupima ingaruka y'imyitwarire yabo itarangwamo urugwiro n'amagambo yabo akomeretsa ku batizera, kandi n'ukuntu imyitwarire nk'iyi babaza Imana, bagahinduye akamenyero kabo, kuko kubura urugwiro ni rimwe mu mabuye manini asitaza abanyabyaha. Ngo kubura urugwiro ni amwe mu mabuye manini ngo asitaza abandi, asitaza abashaka kukugeraho. Icya 10 ni ukwiyubaha. Umuntu agomba kwiyubaha mu magambo, akiyubaha mu myambarire, akiyubaha mu byo akora, akiyubaha mu mirire ye, mbese mu bintu byose umuntu akiha agaciro, nk'uko Bibiliya yabivuze ngo twiha agaciro nk'abakozi b'Imana bagabura ibyayo. Rero izi ni ingingo zigera ku 10 zishobora kugufasha kubaka imibanire yawe n'abandi. Ni ukuba umunyakuri, ni uguca bugufi, ni ukubahana, ni ugusabana n'abandi, ni ukugira ibanga, ni ukwitangira abandi, ni ukwirinda gukurikirana utuntu duto twose, ni ukwiyumvisha icyaha, ni ukugira urugwiro, ndetse no kwiyubaha. Ibyo bituma umuntu abana neza n'abandi, akagira igikundiro. Icya 2 twabonye tugiye kuvugaho mu minota isigaye, noneho ni ugusana imibanire. N'abari babanye, imibanire yarashwanyutse, byaracitse, noneho bakeneye kongera kuyisana. Ibi nabyo birakwiriye, kuko Yesu yabivuzeho muri Matayo 5:9, aravuga ngo hahirwa abakiranura abandi. Bigaragara yuko burya n'abashwanye, n'abagiranye ibibazo, n'abagiranye amakimbirane bakeneye kongera gukiranuka, bakongera bakiyunga. Niyo mpamvu kubaka amahoro bitandukanye no guhunga amakimbirane. Kubaka amahoro bitandukanye no guhunga amakimbirane. Guhunga ibibazo ntabwo ari ubutwari, ni ubugwari. Se umuntu mwagirana ikibazo ngo azibane nanjye nzibana, oye, ntabwo ibyo bizana amahoro. Ahubwo iteka ryose uko uzajya umwibuka, uzajya wumva amahoro ashize muri wowe. Rero mwari mukwiye gusana kugira ngo ayo mahoro aboneke, kuko n'ikimana ishaka. Muzasoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 13 umurongo wa 8, igihe Aburahamu yajyaga akabona abashumba bashwanye, batangiye gutongana, ibibazo byavutse, ngo yahamagaye umuhungu wabo, ngo aramubwira ngo twe kugira icyo dupfa kuko turi abavandimwe. Icyo kuba yarakizirikanye, azirikana ubuvandimwe bafite, azirikana isano bafite. Ariko abantu ntibajya bazirikana isano bafite ko bashakanye, bakajya kuburanira mu manza, mu nkiko. Abandi bakajya kuburanira mu nzego z'ibanze, abandi bakajya kuburanira mu bandi. Iyo sano bakumva batayihaye agaciro. Ariko we yaravuze ati ubuvandimwe bwanjye nawe tubuha agaciro, twe kwishyira hanze, twe kugira ibyo dupfa kubera ko turi abavandimwe. Ahubwo ngewe ndemera guhara, ngaho hitamo, nujya iburyo ndajya ibumoso, nujya ibumoso ndajya iburyo. Ndahitamo, barakomeza barabana. Rero abantu b'Imana dukeneye gusana imibanire, kandi hari ibintu bigera kuri 5 umuntu agomba kunyuramo kugira ngo asane imibanire ye n'abandi. Icya mbere ni ukuvugana n'Imana mbere yo kuvugana n'uwo mufitanye ikibazo, kugira ngo Imana ibanze igucishe bugufi, ibanze ikoroshye, kamere yawe yijajange, noneho nurangiza uze kugera ku wo mufitanye ikibazo. Niwe umvugambiriye kwiyunga nawe, kandi kwiyunga nawe ni ihame.
kubana n'abandi neza ni ihame nk'uko twabisomye. Urasabwa kubanza kubonana n'Imana, banza usenge, banza wumve yuko umutima wawe washyikiranye n'Imana, ubone ujye kwiyunga na mugenzi wawe. Ibyo muzabisoma mu gitabo cya Yakobo, ni igice cyaho cya 4, ndasoma umurongo wa 1 n'uwa 2. Haranditse ngo, mbese muri mwe intambara zivahe n'intonganya zivahe? Ntibiva ku byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu. Murararikira ariko ntacyo mubona, murica kandi mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka. Muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba. Ngo ibyabo n'intonganya ni ibibazo, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Rero iyo umuntu abanje kwiyunga n'Imana, muzabisoma, maze yarangiza kwiyunga n'Imana, yarangiza gusabana nayo, yakumva nawe uruhare rwe yamaze kurwiyumvisha, maze yarangiza akajya gushaka mugenzi we, umugambi umujyanye ari ukumubwira ngo njyewe uruhare rwanjye narubonye, none ndakwinginze mbabarira, utitaye kurwe, nta gushinjanya, byanga byakunda nawe aratsindwa, yarangiza akagusaba imbabazi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, yufata iya mbere mu kwiyunga. Igihe ugiranye ikibazo n'umuntu, we kujya utekereza ko ari we uzaza mbere, ahubwo nawe ujye ufata iya mbere. Iyo utekereje ko azaza kwiyunga nawe, nawe agatekereza ko uzaza kwiyunga nawe, mwese mu biyo. Niyo mpamvu jya ufata iya mbere uze kwiyunga nawe, maze ibyo bibafashe kugira ngo mushobore kugira imibanire myiza. Muri uku gufata iya mbere, icya mbere ngo ushobora gushaka uruhare rwawe muri ibyo bibazo mwagiranye. Uruhare rwanjye ni uruhe? Wamara kurushaka umaze kurubona, ukagenda wowe ugiye kurwemera. Icya kabiri ni ugusaba Imana kugira ngo iguhishurire urwo ruhare rwawe. Ubwa mbere we warushatse, icya kabiri usabye Imana ngo iruhishure, warangiza ugafata iya mbere ukajya kureba mugenzi wawe, mugasana iyo mibanire yangiritse, mukongera mukabana. Icya gatatu, ujye uhangana n'ikibazo aho guhangana n'uwo mugifitanye. Mbese ni ikintu mutumvikanye, noneho muri kujya impaka z'uko mwabyumvikana, noneho mukaza kurenga kuri cya kibazo, umuntu agatangira kujya abwira undi ngo wowe niko umeze ntuwumva. Burya ubwo wavuye ku kibazo mwari mufite, ahubwo wamwibasiye. Iyo rero ushaka kubaka imibanire, wirinda kwibasira mugenzi wawe, ahubwo ugakomeza kwibasira ikibazo mufitanye, akaba ari cyo ushaka kugira ngo kiveho. Rero ibyo birabafasha kugira ngo mushobore kongera kubana. Naho iyo cya kibazo kiguteye kugeraho nawe umwibasira, ubwo mukomeza gutandukana, ntago mubana. Icya kane, ugerageze gutunganya urwawe ruhande. Igihe wowe na mugenzi wawe mwagiranye ibibazo, mugiye gusana imibanire yanyu, mwarabanye, mwarakundanye, mwarafatanije, mwageze kuri byinshi, ariko haje mwibibisenya, baravuze ngo ujye ugerageza gutunganya uruhande rwawe. Mbese aho wahemutse uhatunganye, aho ubona wamubangamiye bitunganye ubikureho, ngo ku buryo uruhande rwawe urugira rwiza. Noneho ukareba ko hasigara urwe, nawe urwe azarutunganya arugire rwiza. Icya gatanu, jya ushyira imbere ubwiyunge kuruta gukemura ikibazo. Nubwo ikibazo cyagumaho, ariko jya wanga kurekura umuntu, wumve yuko ubwiyunge ari bwo bwaba ubwa mbere. Ndatanga urugero, abantu bashobora kubana, ni umugabo n'umugore babanye mu nzu, umwe akaba ari umunyamwanda, undi ari umunyesuku. Wa munyesuku akajya ahora abangamirwa na wa mwanda wa munyamwanda. Ntabwo ibyo bigo byagakwiye kubatandukanya, kuko iyo niyo miterere ye. Nubwo ari mibi, agomba kwihana agakosora, ariko igihe bitavuyeho, ntabwo ibyo bigomba kubatandukanya. Niyo mpamvu ugomba gushyira imbere ubwiyunge kuruta gukemura ikibazo, nubwo kitaranduka, nubwo cyagumaho,
ariko jya ugerageza gushaka uko wakwiyunga na wa muntu mwongere mubane. Uko niko abantu bashobora kubaka imibanire kandi bashobora no kuyisana, bakaba bashobora kugera kuri byinshi. Rero bantu b'Imana, bantu twabanye, tugiye kwerekeza ku musozo aho twari turi kureba ingingo itubwira ngo kubaka no gusana imibanire. Ubwa mbere dukeneye ko iyi mibanire yacu igomba kubakwa, icyo ni kimwe, ariko naho yabonetsemo ibibazo naho ikenewe gusanwa. Tugiye gusoma aya magambo yo mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, umuzingo wa mbere, ku ipaji ya 262, maze twerekere ku musozo. Haranditse ngo abantu bamwe muhura nabo bashobora kuba ari inkaka cyangwa batagira urugwiro, ariko ntibikagutere nawe kubura urugwiro. Abantu bamwe mushobora kubana bashobora kuba bakarishye, bashobora kuba ari inkaka, ari abanyamahane, batagira urugwiro, ngo ariko nawe ntibikakubuze kugira urugwiro. Ushaka ko abandi bamwubaha akwiriye kwirinda gukomeretsa icyubahiro cy'abandi nta mpamvu. Ushaka ko abandi bamwubaha ngo mu mibereho ye aye yirinda gukomeretsa icyubahiro cy'abandi. Iryo tegeko rigomba gukurikizwa mu buryo budakebakeba, haba imbere y'abantu bafite ubwenge buke cyangwa imbere y'abakora ibyaha biteye isoni. Ntabwo muzi imigambi Imana ifitiye abo bantu basa n'abadatanze icyizere, babandi abantu basuzugura ngo ntabwo tuzi umugambi Imana ibafitiye. Rero bantu b'Imana, reka tubabwire ngo dukeneye kubaka imibanire yacu. Dutangira twabonye neza yuko nta waba wenyine, ahubwo Bibiliya yatubwiye ngo buri wese ni urugingo rwa mugenzi we. Bivuga ngo ntago nashobora kugira ibyo ngeraho ntari kumwe nawe. Kubw'ibyo rero mureke twubake iyi mibanire, kubo yasenyutse tuyisane. Twabonye ko ibyubaka imibanire ni ukuba umunyakuri, ni uguca bugufi, ni ukubahana, ni ugusabana, ni ukugira ibanga, ni ukwitangira abandi, ni ukwirinda gukurikirana utuntu twose, ni ukwiyumvisha icyaha, ni ukugira urugwiro no kwiyubaha. Naho ibintu bishobora kudusanira imibanire twabonye ko ari 5. Ni ukuvugana n'Imana mbere yo kuvugana n'uwo mufitanye ikibazo, ni ukuba uwa mbere mu kugira ngo mukemure ikibazo, ni uguhangana n'ikibazo aho guhangana n'uwo mugifitanye, ni ukugerageza gutunganya urwawe ruhande muri icyo kibazo, ni ugushyira imbere ubwiyunge kuruta gukemura ikibazo. Nubwo cyahaguma, nubwo cyahaba, ariko ubwiyunge nabwo bukabaho, kuko hari abagiye babana n'abagore badashobotse, hari abagiye babana n'abagabo badashobotse, hari abagiye bagira abavandimwe badashobotse, ariko bakabana bo ntibasenyagurane, ahubwo buri wese akabikira uwe ibanga. Imana idufashe kandi iduhe kubakana, iduhe buri wese gusana ibyangiritse mu izina rya Yesu.